Imana ije guheha, Imana ije guheha. Imana iravuga ngo izaheha kwa Yerobowamu imareho, kuko Yerobowamu yumvise ijambo ry'Uwiteka ariko arayigomera. Namwe mwumvise ijambo ry'Uwiteka muramugomera, none Imana iravuze ngo ije guheha. Ndagira mbabwira ngo mwihangane mugume mu muhamagaro. Abakigerageza kwihangana nimugume mu muhamagaro. Ndagira mbabwire ko abera bagiye gusohorezwa amasezerano yabo. Imana itugirire neza. Nimwihangane. Yesu agiye kuza guhemba no guhana. Ndagira mbabwire ko ingoma y'agahato Imana ije kuyigukuraho nimwihangane. Dore Salomo yaratubabaje. Ndagira ngo mbabwire ngo ingoma y'agahato igiye kuvaho, haza ingoma y'amahoro. Lodostene manda, ingoma y'agahato, ingoma ibibi Imana ije kuyikuraho. Abantu Imana yavuganye nabo nimuhumure, nubwo turi mu gihe kibabaje. Yemwe abantu bari gukubitwa sikoropiyo, abantu bari kubabazwa n'uwakabarengeye, ariko mbabwire ko Imana iraje ngo isohoze ibyo yavuganye n'abayo. Ire ko hari ibintu Imana ije guheha. Imana ije guheha ibintu byayinaniye, ibintu byanze kuyumvira, Imana ije kubiheha. Yaravuze ngo izaheha kwa Yerobowamu, Imana izahaheha. Hari abapasitoro banze kumvira, Imana ije guheha. Abahanuzi banze kuyumvira, ije guheha. Bakora ibintu bisa nka filime, mwabaye abisi nk'abandi bikarangira. Mukabyita ijambo ry'Imana kandi ari bibi mwahimbye. Mukabesha abantu ibitari byo, mukabesha abantu ibidahari. Imana irabaziye nk'uko yaziye Yerobowamu. Batangira guhimba ibinyoma, kuko Bibiliya yaravuze ngo yavuze ku bantu bahimba ibibi, abo bazabonisha n'abantu bahimba ibibi. Babwira abadukurikiye, abantu muri guhimba ibibi kugira ngo mubone uko mubaho, mwirwanirire mu ntambara mufite, muzabona ishano. Ishano rirabagwiriye. Ashaka kubwira abadukurikiye ko ubu hari abantu bagomeye Imana, ariko bakaba yemwe bagikora imirimo y'Imana, ariko baraciwe. Amasezerano yarabavuyeho, yaragiye ahandi, batakiri mu masezerano y'Imana. Amasezerano yarabavuyeho. Salomo yamaze igihe ayobora, ariko nta masezerano afite. Niyo mpamvu uzabona hariho abapasitori ariko bakora imirimo y'Imana banayoboye, ariko nta masezerano bagifite. Imana itabazi. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Twizere ko mumeze neza. Umugoroba mwiza muri uyu mwanya, tubifurije umugoroba mwiza mwebwe mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, abo mu majyepfo, mu majyaruguru, Iburengerazuba, Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje. Namwe mutuye muri diaspora, Imana ibarinde. Muri Amerika, muri Canada, i Burayi, mwese Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomeze. Turabakunda cyane kandi turabashuhuje. Mukomeze gukanda subscribe, like, comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora buri gihe uko bisohotse, mujye mubibona. Imana rero nibahe umugisha mwebwe mwese mwakanze subscribe, n'abatarayikanze mwese Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Muri uyu mwanya rero tugiye gukora umurimo w'Imana, muri kumwe na Gracie nk'ibisanzwe. Reka duhe umwanya umukozi w'Imana, tumuhe umwanya dusengera Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwongera imbaraga kandi niryo ritubeshejeho, niryo riturinda igihe cyose. Uryumviye wese rimuhesha ubugingo. Reka tumuhe karibu twihutishije, tudatinze mu magambo, adusengera Imana, twinjire mu ijambo. Ni karibu umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane. Reka mbanze musuhuze, ubundi ntabwo nakwakira none ntagusuhuza. Reka musuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Iminsi myinshi twaherukanaga, ndumva hashize igihe kinini. Twapangaga bikanga, ariko yashoboka ko uyu mwanya ari Imana uyiduhaye kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana, n'abadukurikira noneho bumve impumeko yayo iturutse kuri wowe. Reka tuguhe karibu ku Muremyi TV.
murakoze cyane Eh, kutwakira ku Muremyi TV. Imana nibaho umugisha. yego. Twari twarabuze ko kwari hashize iminsi, ariko ntabwo twabuze kubera ko wenda tutari mu murimo, turacyakora umurimo w'Imana. Kandi biba byiza ko umuntu agera n'igihe cyo gusenga kugira ngo abone ibyo atanga, abone ibyo aha abantu. Imana iduhane umugisha. Umukozi w'Imana, hari ikintu kiri kuvugwa muri ADEPR, nawe ndabizi kuri mu ADEPR, kiri kuvuga gusenya kw'insengero. Wowe ubyumva gute? Urabibona gute? Bimeze gute? Amakuru n'ayahe? Ngira ngo ntabwo gusenya insengero, kimwe ko nkunda kuvuga ko ariya ni amazu twubatse ariko si zo nsengero. Ibyo ngira ngo mbivuga cyane, abantu bakunda nyine kubyibeshaho. Ariya ni amazu twubatse, turayubaka, twanayasenya, ariko insengero z'Uwiteka ni twebwe. Twebwe ni twe nsengero z'Uwiteka. Ubwo rero insengero zo ntizasenyutse, nta n'uwazisenya, kubera ko Satani niwe usenya urusengero, ariko nanone Yesu ararwubaka. Ko Satani yashatse kugira ngo asenye Adamu na Eva bakure muri Edeni, ariko Yesu yarongeye azara Adamu wa kabiri, yongera kubaka rwa rusengero Satani yari yarasenye. Niyo mpamvu yanabwiye abantu ngo azarwubaka mu minsi 3. Kandi koko yararwubatse, n'ubu turamushima, turashima Yesu. Amen. Ubwo tumufite rero urusengero turarufite. Naho ari amazu kuyasenya ntago ari ikibazo. Abantu nyine barimo barabishyiraho comment cyane, bavuga ngo bari gusenya insengero, ariko ari amazu twubatse nk'ayandi. Kurusenya n'ubundi nitwe tuba twarabyubatse. Bivuga ngo rero ntari nonaha, kuko hari n'ahandi hasenywe, si ubu bibaye gusa, bitewe n'uko nyine wenda iyo nzu yubatse aho hantu, ishobora kuba aho hantu yubatswe hatemewe, cyangwa se hakaba bagiye kuhahindura. Ibyo ndatekereza ko atari ikibazo kuri njye, si ikibazo. Cyakora wenda biba ikibazo iyo abahuriye muri iyo nzu batabyumvikanyeho, cyangwa batabiganiyeho, cyangwa batabivuganyeho. Wenda ariko iyo babyumvikanyeho, babivuganye, nta kibazo kirimo. Nta kibazo rwose gihari. Inzu kubisenyu ihavuye bakayijyana bakubaka ahandi, nta kibazo gihari. Kubaho wasengeraga hahinduka ukajya ahandi, ntabwo ari ikibazo, kuko urusengero si ruriya. Ubwo urusengero ruri muri twe, Yesu turamufite, tugendana nawe, duhorana nawe. Ntabwo tumugira turi hariya mu ikanisa cyangwa se muri iyo nzu, ahubwo Yesu tugendana nawe. Igihe cyose rero wamusenga, igihe cyose wasenga kumva ijwi ryawe, ntabwo ari ngombwa muri iyo nzu. Iyo nzu yasenyutse, Yesu waracyariho. Amen. Mukozi w'Imana rero, reka twihutishe ku buryo turahita tujya kuri topic yacu. Reka tuguhe karibu noneho udusengera Imana, twinjiye mu ijambo. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Wabanye natwe, uraturinda iminsi yose yatambutse. Ntabwo twumvishe inkuru mbi ku Muremyi TV, ntitwumvishe inkuru mbi kuri mwene Data, ntabwo twumvishe inkuru mbi mu gihugu, ntitwumvishe inkuru mbi mu miryango yacu. Waraturinze, ndetse naho twagiye twumva amakuba hirya no hino, turazi ko byose ubizi, kandi ujya urinda abantu bawe. Kuba rero tukiriho turabigushimiye, kandi kuduha aka kanya ko kuvuga ijambo ryawe, gutambutsa ibyawe, nabyo turabigushimiye. Bana natwe rero, Mwuka Wera tuyobore, kandi Mwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza ku bantu bumva ubutumwa bwiza. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikaribu rero. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga muri kino gitabo cya mbere
cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma mu gice cyaho cya 13. Haravuga ngo bukeye, ubwo ni ku murongo wa mbere dutangiriyeho, haravuga ngo bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda azi Beteli azanwe n'ijambo ry'Imana, ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yosa imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuza atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yoseya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busaduke mo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye muri iki gitabo cy'Abami cya mbere. Ni amakuru yo ku ngoma ya Yerobowamu. Yerobowamu ni umwami wayoboye Abisiraheli. Abisiraheli bari bamaze kwigabanyamo ibice bibiri, harimo abasigaye i Yerusalemu, harimo n'abatataniye mu misozi y'i Samariya. Noneho kugira ngo ibi bibeho, ngo Salomo wayoboraga ubwoko bw'Abisiraheli, umuhungu wa Dawidi, ngo yaje kuyobora, ariko ayobora Imana yaravuganye nawe. Imana yavuganye nawe kuko Imana yari yabwiye Dawidi, iramubwira ngo uyu mwana wawe Salomo niwe uzagusimbura ku ngoma. Dawidi arangije ayo mabanga cyangwa se ayo masezerano arayakomeza kugeza ubwo uyu mwana yimye ingoma. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntiyaba nka se Dawidi. Salomo ntiyaba nka se Dawidi ngo akore ibyiza nk'ibya Dawidi, nubwo yabwiwe n'Imana ko ari uzayobora, ari uzasimbura se Dawidi, ariko ngo ntiyagira umutima nk'uwa se. Ngo Salomo ageze ku ngoma akora ibibi byinshi byatumye Imana ibabara, nubwo yaraze aya masezerano Dawidi, ikemera ikamubwira ko ari uzayobora ubwoko bwa Isiraheli, ingoma izakomeza mu muryango wa Dawidi, ingoma ko izakomeza muri uyu muryango. Ariko ngo Imana ibonye ingeso za Salomo irababara cyane, ibabazwa nuko Salomo atibuka cyangwa ngo azirikane ibintu Imana yavuganye nabo. Ibintu Imana yavuganye nabo ntiyabizirikanye. Imana itugirire neza.
arangije ngo ariyogeza ngo agire icyubahiro, kuko Imana rero avuze ngo ku ngoma ya Dawidi, ku ngoma ya Salomo, kuri iyi ngoma ngo hazaba amahoro, nta ntambara zizahatera, nta kibazo kizahaba, bazaba mu mahoro gusa. Imana yari yarabirahiye. Noneho Salomo arangije ngo akora ibibi bibabaza Imana ndetse biyitera umubabaro. Imana imaze kubabara ngo irangije iravuga ngo ibu bwami cyangwa se iyi ngoma ya Dawidi ngiye kuyikuraho. Ariko ngo yibuka ko Dawidi nubwo yapfuye, ariko yapfuye ari umukiranutsi. Nubwo Dawidi yavuye mu mubiri, Imana yibuka ko yabanye n'Imana neza. Bibiliya iravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka arabihamya, aravuga ngo yego, abo ngabo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo bakoze ijyanye nabo ibakurikiye. Kuko imirimo bakoze ijyanye nabo ibakurikiye. Ndagira ngo ubwire ko amahirwe ya Dawidi ni uko Dawidi yapfuye ari umukiranutsi. Noneho Dawidi mu gihe Salomo Imana ivuze ko igiye gukuraho iyi ngoma, Imana yibuka Dawidi. Iravuga ngo none nibutse Dawidi umugaragu wanjye, twabanye neza, yankoreye neza, ntiyigeze angomera, ntiyigeze ankorera ibibi. Bitumye rero iyi ngoma nubwo nari kuyirimburaho, ariko bitumye nyireka, bitumye mbese imbabazi zanjye ziyigumaho. Imana itugirire neza. Imbabazi z'Imana ziguma ku ngoma ya Salomo kubera Dawidi wakoreye Imana neza. Noneho Salomo Imana iramubwira ngo ariko nzabikora utakiriho, reka mbe nkwihoreye, reka mbe nkubabariye, kubera ko Dawidi yabanye nanjye, nkaba nibutse ibyiza yankoreye, mbaye nkwihoreye, mbaye nkuretse. Ariko n'ubundi nubwo nkuretse, ariko nzabikora utakiriho, nzabikora utagihari. Imana itugirire neza. Dawidi amaze gupfa, Salomo yarimye, nibyo nababwiraga, akora ibibi byinshi. Imana iramugaya ndetse igera ubwo ishaka kurimbura ubwami, ariko irangije ngo yibuka uburyo Dawidi yayikoreye neza, imugirira imbabazi. Salomo nawe aza gupfa. Apfuye hima umuhungu we witwa Rehobowamu. Ariko ku ngoma ya Dawidi, ku ngoma ya Salomo Dawidi yaramaze gutanga, ngo hariho umugaragu wo kwa Salomo witwa Yerobowamu. Uyu mugaragu Imana imaze kuzinuka ubwami bwa Salomo, irangije ngo uyu mugaragu imuha amasezerano. Imana imuha amasezerano, ibwira Hiya ariwe muhanuzi, iramubwira ngo nafate ibitambaro 12, ngo abitanyaguzemo ibice 12, afate ibice 10, abishire Yerobowamu, abimufumbatize mu kiganza. Amubwire ngo umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo akugabiye ubwami bwa Salomo, imiryango 12 Salomo ayoboye, Uwiteka aguhayemo imiryango 10, uzayiyobora uyitegeke. Yerobowamu ngo ahabwa ayo masezerano akiba kwa Salomo, akibibwa Salomo akiyobora. Ndashaka kubwira abadukurikiye ko ubu hari abantu bagomeye Imana, ariko bakaba yemwe bagikora imirimo y'Imana, ariko baraciwe. Amasezerano yarabavuyeho, yaragiye ahandi, batakiri mu masezerano y'Imana. Amasezerano yarabavuyeho. Salomo yamaze igihe ayobora, ariko nta masezerano afite. Niyo mpamvu uzabona hariho abapasitori, ariko bakora imirimo y'Imana banayoboye, ariko nta masezerano bagifite. Imana itabaza. Ibyari amasezerano yarabihaye abandi. Imana itugirire neza. Niko na Sawuli yayoboye, ayobora igihe,
ayobora imyaka myinshi. Imyaka 2 n'Imana yamwishimiyemo, ariko indi myaka yose, imyaka yose 38 yose Sawuli ayiyobora Imana yaramuciye ku ngoma, Imana yaramuhanaguye, atakibana nayo, itakimwemera, Imana itakimubara mu bayo, mu bakozi bayo itakimubaramo, ariko akora. Imana itugirire neza. Mwene data, birababaje kuba wakora ariko utazwi na shobuja, ugakorera umuntu utakuzi. Nese niba ukorera atakuzi uzahembwa nani? Niba ukorera atakuzi ninde uzaguhemba? Ndashaka kugira ngo ibi mubimenye. Niba ukorera Imana ugomba kubuzwi nayo, ariko niba uyikorera utazwi nayo urakorera ubusa. Imana itugirire neza. Noneho ngo Yerobowamu bya bitambara arabifata 10, Imana imuhayemo amasezerano ko azayobora imiryango 10 ya Isiraheli. Yerobowamu ngo haba intambara z'uko Salomo amuhiga. Salomo aramuhiga. Amuhigira iki? Kuko ari yamenya amasezerano Yerobowamu afite. Aramuhiga. Mwene data, wowe uri mu ntambara urimo kugeragezwa, ndagira nkubwire ko Satani ari kuguhiga kuko azi amasezerano ufite Imana yaguhaye. Aho bantu ndashaka kukubwira ngo ube maso rero. Ube maso kuko niho Satani agutege muri izo ntambara ufite agutegeyemo. Kuko Yerobowamu yari hawe amasezerano, ariko Satani aramuhiga akoresheje Salomo. Satani utagira ngo harunda akoresha abantu, akoresha ibyaremwe, akoresha abantu. Yaguhiga anyuze mu mushumba ukuyobora, yaguhiga anyuze mu muntu muturanye, yaguhiga anyuze mu wo mugendana, yaguhiga anyuze mu nshuti zawe, kubera ko Satani azi amasezerano ufite Imana yaguhaye. Niyo arwanya icyo Imana yagushizemo, arwanya icyo uzaba cyo, arwanya icyo uzaba cy'Imana yagushizemo. Icyo Imana yakugize nicyo arwanya. Ariko ukwiriye kuba maso, ukihangana, ukarwana intambara nziza, ntumere nka Yerobowamu. Umva Yerobowamu uko byagenze. Yerobowamu ngo yaba intambara zaramutuze zibaye nyinshi arahunga. Amaze guhunga ahungira muri Egiputa. Nkubwire ko hari abantu bagezweho n'ibigeragezo bikomeye bahungira mu byaha. Bamaze guta umurongo, bamaze ubukuramya ibishushanyo, bamaze kuramya izindi mana, bamaze gukorera izindi mana, batakibanye n'Imana neza. Kuko hari abantu bageze mu bigerageza, intambara zagezeho barahunga, barangije bahungira mu byaha, batangira kuba besikoro, batangira gutubura, batangira gukina imikino y'urukozasoni, batangira gushakira indamu mu bibi, mu byaha. Imana itugirire neza. Batangira gushakira indamu mu byaha, batangira guhimba ibinyoma. Kuko Bibiliya yavuze ku bantu bahimba ibibi, abo bazabonisha n'abantu bahimba ibibi. Babwira abadukurikiye, abantu muri guhimba ibibi kugira ngo mubone uko mubaho, mwirwanirire mu ntambara mufite, muzabona ishano. Ishano rirabagwiriye, ishano ribagezeho, ishano ribagezeho, kuko abantu bahimba ibibi bagiye kubona ishano. Mwumve ibibi Yerobowamu yahimbye. Yerobowamu yahise ajya muri Egiputa, atangira kwifatanya n'Abanyegiputa, nawe atangira gukorana nabo, akora ibyaho yemwe, ariko yibagirwa ko ari umunaziri w'Imana. Ni iki gitumye wibagirwa uwo uriwe? Ni iki gitumye wibagirwa ko uri umunaziri w'Imana, ukibagirwa ko uri umukristo, ukibagirwa ko wakijijwe, ukibagirwa ukaba mu kigare cy'abapagani, ugategurana ibibi n'abanyamahanga, mukabitegurana, mugahimba ibibi, mukabesha, mugakora ibintu bisa nka filime, mwabaye abisi nk'abandi bikarangira, mukabyita ijambo ry'Imana kandi ari bibi mwahimbye, mukabesha abantu ibitari byo, mukabesha abantu ibidahari. Imana irabaziye nk'uko yaziye Yerobowamu.
Yerobowamu niko yabikoze kandi afite amasezerano y'Imana. Warangiza ukavuga ngo ufite amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana ufite ugira ngo yagukiza ku munsi w'iki? Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi nakora icyaha ntabwo ibyaha bye bizamurokora ku munsi w'ibyago. Reka da, umukiranutsi azarokorwa no gukiranuka kwe. Umukiranutsi umunsi yasubiye inyuma agakora ibyaha, ntabwo uko gukiranuka kuzamukiza. Ndabarahe Imana itugirire neza. Yerobowamu arangije aragenda ava muri Egiputa ngo amaze kumva ko Salomo yapfuye. Salomo yapfuye. Ndagira amabwire ngo nimwihangane, mwihangane mugume mu muhamagaro. Abakigerageza kwihangana nimugume mu muhamagaro. Ndagira amabwire ko abera bagiye gusohorezwa amasezerano yabo. Imana itugirire neza. Nimwihangane, nimwihangane. Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza guhemba no guhana. None ngo Salomo arangije arapfa, Yerobowamu arabimenya arataha. Atashe ngo hari hagiye kwima Rehobowamu umuhungu wa Salomo. Yerobowamu nawe arataha, aje asanga ngo Rehobowamu agiye kwima. Rehobowamu akoresha inama, abantu baramubwira ngo dore se Salomo yaratubabaje, yaratubabaje. Ndagira mbabwire ko ingoma y'agahato Imana ije kuyigukuraho niwihangane. Dore Salomo yaratubabaje. Ndagira ngo mbabwire ngo ingoma y'agahato igiye kuvaho, haza ingoma y'amahoro. Oh, lodostene manda. Ingoma y'agahato, ingoma y'ibibi Imana ije kuyikuraho. Humure, hagiye kuza ingoma y'amahoro, hagiye kuza ingoma y'umunezero, hagiye kuza ingoma y'ibyishimo. Ingoma y'agahato nibatera ubwoba Imana ije kuyivanaho, hagiye kuza ingoma y'amahoro, ingoma y'ibyishimo. Abababaye nimuhumure, abarusha nimuhumure, nimureke iyo ngoma igiye kurangira. Noneho Rehobowamu ngo arangije abwira abantu ngo hajya muravuga ngo data arabababaje, ngo yarabababaje, ngo akajya bategekesha igitugu, ngo nge nzarushaho. Ngo hajya ngo data yaravuze ngo mwaravuze ngo yabakoreshaga ikoro, ngo ngewe nzarushaho. Ngo harya data bakubise ikiboko, ngo nge nzabakubita sikoropiyo. Ngo birangije abantu barababara, bababaye ngo niko kwivumbura bava i Yerusalemu. Bava i Yerusalemu baratatana, bava i Yerusalemu barahunga. Barangije bajya mu misozi, barababara, batangira kuruha. Yerobowamu ngo ababonye arangije arabafatirana, arabayobora, aravuga ngo baramubaza bati watuyobora ko abaye ibwami? Arabayobora, ariko mu kubayobora kwe ngo arangije ngo abona ko bazamuvaho bagasubira i Yerusalemu, ngo abumba inyana ebyiri. Arangije ngo imwe ayishyira i Dani, indi ayishyira i Beteli. Ngo arangije abasengesha izo nyana, abasengesha ibibumbano by'inka, barabisenga bava ku Mana. Ariko ngo Abayuda, umuryango wa Yuda n'uwa Benjamini basigara i Yerusalemu. Ngo barangije baravuga ngo nubwo Rehobowamu avuze ko azadukubita sikoropiyo, akavuga ko azatubabaza, ariko Imana yavuganiye natwe i Yerusalemu. Ntabwo tuzahava, tuzarindira icyo Imana yavuganye natwe. Abantu Imana yavuganye nabo nimuhumure. Nubwo turi mu gihe kibabaje, yemwe abantu bari gukubitwa sikoropiyo, abantu bari kubabazwa n'uwakabarengeye, ariko mbabwire ko Imana iraje ngo isohoze ibyo yavuganye n'abayo. Imana yari yavuganye n'Abayuda, yari yaravuganye n'Abayuda kwizabasohoreza amasezerano. Baguma i Yerusalemu, bemera inkoni za Rehobowamu, bemera sikoropiyo bakubita, ariko umunsi umwe Imana irabarengera. Aleluya! Imana irabarengera, ibakuraho ingoma y'agahato, ibakuraho ingoma y'ibibi, Imana ibashyira mu munezero. Oh, haleluya! Ndagira mbabwire ko igihe kigeze kandi gisohoye. Amasezerano Imana yasezeranije abera igiye kuyasohoza. Noneho Rehobowamu amaze kubasengesha inyana, birangije ngo bava ku Mana, nibwo Imana yamutumyeho iramubwira, imubwira amagambo ikomeye.
iramubwira ngo yewe Yerobowamu. Yerobowamu yumva ijambo ry'Uwiteka rigera mu matwi ye. Imana iravuga ngo Yerobowamu kuko yayicumuyeho, iravuga ngo izamuheha nk'uko umuntu aheha imyanda. Babwire ko hari ibintu Imana ije guheha. Imana ije guheha ibintu byayinaniye, ibintu byanze kuyumvira, Imana ije kubiheha. Yaravuze ngo izaheha kwa Yerobowamu, Imana izahaheha. Hari abapasitoro banze kumvira, Imana ije guheha. Abahanuzi banze kuyumvira, ije guheha. Bayibangikanyijwe n'ibigirwamana, bakasenga, bakubaka ibishushanyo mu mitima yabo. Imana iravuga ngo izaheha nk'uko umuntu aheha umwanda. Imana ije guheha, Imana ije guheha. Imana iravuga ngo izaheha kwa Yerobowamu imareho, kuko Yerobowamu yumvise ijambo ry'Uwiteka ariko arayigomera. Namwe mwumvise ijambo ry'Uwiteka muramugomera, none Imana iravuze ngo ije guheha. Nyamara uzi ubwenge wahindukira hakiri kare. Imana yabwiye Yerobowamu, yamusanze ngo ari ku gicaniro cy'ibigirwamana i Beteli, ari ku gicaniro. Imana irangije kuvugana nawe ari ku gicaniro i Beteli. Irangije kuvugana nawe ntiyayumvira. Igeze ubwo ivuga ngo ubwo wanze kunyumvira, nje kuguheha nk'uko umuntu aheha umwanda. Imana ibagirire neza. Nagiraga ngo nkubwire ngo nubwo ufite amasezerano, ariko kuko ayo masezerano ufite wayavuyemo ugakorera izindi mana, birakaje Imana, bibabaje Imana. None Imana iravuze ngo ije guheha nk'uko umuntu aheha umwana. Ndagira nkubwire ngo nawe uri kubabazwa, uri gukubitwa sikoropi, uri kubabarizwa mu igihugu wakaboneyemo umudendezo ukakibabarizwamo. Imana iravuze ngo ije kugukuraho ingoma y'agahato. Iyi ngoma y'abadayimoni Imana ije kuyikuraho. Imana ije kwima ingoma, Imana ije kwima ingoma, Imana ije kwima ingoma. Ingoma y'amahoro igiye kuza. Humura, igihe kirageze. Reka rero tugusengere. Twakubwiraga ngo ube maso, ube maso, ube maso, ube maso. Icyatumye Yerobowamu abona ibibi, atangiza ibyiza agaheruka ibibi, nuko atabaye maso. Iherezo ryawe rizabe ryiza. Imana nibaho umugisha. Amen. Kadusenga Imana. Mana uri data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Abanye natwe kandi uvuganye natwe. Reka muri uyu mwanya ugira icyo ukorera ubwoko bwawe, kandi abakumva bose babona imbabazi zawe. Kandi wigaragaje ubabarira Dawidi igihe yumvaga ko yacuma akaguhindukirira. N'abaguhindukiriye ubababarire kandi ubagirire neza, ubiyereke. Kandi Mwami, uhindure imitima yabo yabaye akahebwe, kandi abari mu mibabaro ubahumurize, imitima yabo ihumurizwe n'ijambo ryawe. Imigambi mibi yose uyibakureho, ahubwo umugambi wawe mwiza ube ku buzima bwabo. Sabye nizeye kandi nshima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze.